ndabyibuka yarariraga ikigo cy'amashuri noneho we ngewe nanjye nahiriraga inkwavu mu gihe cy'ikiruhuko inkwavu zo ku kigo namara kuzahirira umugabo agaca ku ruhande agakuramo urukwavu rumwe akarujyana kwa yashoreke akaza kwiba urukwavu rw'abantu. Nibwo muri iyo minsi twapanze kwimuka kwa kabiri kwa gatatu dufata umwanzuro ntabwo nzi iyo nimukira ariko kubera umugambi w'Imana. Imana yaravuga ngo nzagendana nawe nzabana nawe ninjye uzagendana nawe irambwira ngo kandi aho uzajya ninjye uzagutunga nzakugaburira. Ndangije ubwo naraje ndavuga ngo ndahagarara Rwamagana. Nageze Rwamagana ntazi aho ndi bujye. Narageze nanga gukorera Imana ndabyanga ndavuga ngo Mana ntago nzerekana abantu ko nsenga. Narageze nanga gukorera Imana ndabyanga ndavuga ngo Mana ntago nzerekana abantu ko nsenga. Ariko Imana yaragiye ijya mu Mutara izanamo umuganga araza saa 12 numva ari gukomanga atumva ko Imana ivuganye nanjye ati Imana yambwiye ngo niwe yakuzanye imuvage mu Mutara ati niwe yakuzanye ati gushyira ahantu ati rambwira ati Imana yambwiye ngo kandi waje muri misiyo. Zaburi ya mbere. Haro Yesu ashimwe itorero ry'Imana ndabashuje mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Mbifuriza amahoro y'Imana aho muri hirya no hino ku isi. Ndabizi ko abantu mudukurikira muri benshi mukunda content yacu y'ijambo ry'Imana yivuga butumwa. Imana iduhana umugisha. Iki gitondo cy'uyu munsi tushimye Imana ikitubeshejeho kiturinze. Nkunda kubwira abantu ngo kubona umunsi ukeye ni ibintu byoroshye ariko nanone ni ibintu bikomeye. Ntago wabyumva neza kereka ubitekereje. Nta kintu wakoze nta kintu wakora kugira ngo ubone umunsi ukeye ubone ubyutse uhumeka umwuka w'abazima. Kimwe nuko ari ibintu byoroshye ariko ufite ubushobozi bwa byose bwo kubikontorora n'Uwiteka Imana umuremyi w'ijuru n'isi. Imana yacu ishimwe cyane kuko turi bazima tutari muri moroge batarengeje itaka batadushyizemo ipamba. Iryo nishimwe ry'Imana iki gitondo dufite ku mitima yacu. Abantu benshi bakunda kwibaza bati by'abarokore ni nk'abasazi ibintu baba bavuga n'ibiki ariko twebwe tuba dufite ibintu biri ku mutima yacu bivuye ku mitima yacu. Turashima Imana ko turi bazima. Nawe dukurikiye ubashije gufungura iyi channel kuri ugafungura iyi video ukayiplayinga kuri telefone yawe kuri furate yawe. Imana ihabwa icyubahiro kuko ukiri muzima ukibasha gukurikira ibiganiro tubategurira. Gusa nimba bwa mbere udukurikiye ndakwinginze ukore subscribe kugira ngo tujye tubasha kubana. Nimba warayikoze nabwo Imana iguhe umugisha ukoreshe ya comment nazo zirakenewe. Uyu munsi Imana iduhaye umugisha rero. Turi kumwe na mushiki wacu mwene data kuri bamwe. Imana ishimye ko duhura turi bazima tutishwe n'ibyaha tudapfire mu byaha. Ibyica abantu ni byinshi ariko twebwe turi bazima turashimiye yaremye ijuru n'isi. Mushiki wacu Yesu ashimwe cyane. Yesu nahimbazwe. Amakuru yanyu. Amakuru ni meza. Murashima Imana. Turashima Imana, Imana iraturenze. N'ubwa mbere duhuriye kuri Zaburi ya mbere TV. Iki ni ikinyamakuru cyangwa se ni channel yivuga butumwa bwiza bwa Yesu Kristo. Yesu aduhana umugisha. Murakoze cyane. Tuguhaye ikaze utangire wibwira abantu hanyuma dukomeze. Imana iduhana umugisha. Murakoze. Imana yo mwijuru baho umugisha. Amazina yanjye nitwa Mukahirwa Elimine ndo mama w'abana 8 abuzukuru 2. Nkunda gusenga. Ko ndiba sukiri inkumi. Nuko amaraso ya Yesu yagize umumaro. Iyo turi muri Yesu Kristo duhinduka batoya kandi dukuze. Imana ikigenza neza ibintu bikemera. Kubera ko tutigeze twicwa n'inzoga nitwicwe n'itabi nitujye muri biriya bintu bidafite umumaro bituma Yesu aturinda. Iraza kutubwira irindi banga ukoresha. Abana 8 n'abuzukuru 2. Nkunda gusenga. Umugabo we ntago turi kumwe. Ariko kuko mfite Yesu
yankunda kubwira abantu ngo mfite abagabo babiri. Umugabo mukuru njya mbwira abantu ni Yesu wandengeye. Amen. Uyu mugabo witwa Yesu ajya turinda akakurindira abantu 8 akabarera. Umugabo yaba gutanye atari uko hari ikindi ufite udafite naho kuba, ariko Uwiteka Imana n'umwana we Yesu Kristo bakagufasha ukarera abantu 8. Birakomeye. Reka dusenge Imana kugira ngo dutangire ubuhamya bwacu. Mwami Imana yacu, Imana ifite imbaraga, Imana ifite ubutware, Imana yo kwizerwa, Imana ishoboye byose, Imana yatabaye Danieli ukamutabara mu rwobo rw'intare, utabara Sadaraka na Mishaka na Abedenego bakura mu itanura ry'umuriro. Uyu mwanya turi imbere yawe, abagaragu bawe duciye bugufi mu izina rya Yesu Kristo. Aka kanya turaguhamagaye, reka ubane natwe twese, abari kutwumva Mana reka ubagirire neza, reka nabo Mana data wa twese nyir'ingabo ugira ahantu bakura kandi ugire naho bashyitsa kugira ngo izina ryawe rihabwe icyubahiro. Ngaho rero nyakubaha Imana, reka ari wowe ubana natwe kandi utuyobore muri iyi gahunda mu izina ryawe Yesu urakoze. Amen. Hanyuma wenda dusubiye inyuma gatoya, background ya cyangwa se kavukire yawe, ya yindi Bibiliya ivuga kavukire yawe ni mu buzima busanzwe navukiye mu karere ka Ngororero. Yego. Mu murenge wa mbese muri Kageyo. Muri Kageyo, umurenge wa Kageyo, kuri Mukore, ahantu bita Mukore. Niho iwacu niho navukiye. Naravutse sanga iwacu ari abantu b'abakene, navukiye mu bukene, mbaho nabi, mba mu buzima bubi, papa na mama bariho, ariko tukarya bitugoye kubera ubukene twari turimo. Neneho nakuriye muri ubwo buzima, niga nabi, ndiga ngejeje mu mwaka wa mwana wa kangahe? Ninjye wari fura kwa data na mama. Mba mu buzima bukakaye. Muri icyo gihe wacu bajya guhinga, akaba ari njye akaba umuntu abanje. Najya kwiga bakambwira bati weho urasiba n'ishuri, ariko rero umwana kuko twagiye mu murima. Nkasiba ishuri, niga bingoye. Yaje mu mwaka wa 5 nibwo jenoside yabaye. Jenoside imaze kuba, ubwo urumva kwiga bibaye nk'ibicagaguritse, bisa n'ibyanga nkaho nakwisunitse ngo ngere mu wa 6. Intambara ibirabaye, iwacu baba barahunze. Muri icyo gihe mbaye nk'usubira inyuma gato, ndi mu mwaka ngeze mu mwaka wa 6, umugore wa data wacu yarandoze ndwara uburozi. Iwacu banjyana kwa nyogokuru. Mba kwa nyogokuru ndwaye uburozi murwara igihe kinini, ariko niga, ariko nkajya kwiga, ariko ndwaye bwa burozi. Noneho bagiye guhunga mu ihunga, bahunga ndi kwa nyogokuru. Sogokuru kubera ko narangamuntu nari nafata, barambwira ati ntabwo uzahunga narangamuntu ufite, taha ujya iwanyu. Ngeze iwacu, narifite marume wankundaga, marume aragaruka aza kunjyana. Impamvu ni iyihe? Marume umugore we bari baramwishe muri jenoside, kandi ahetse akafite akana gato. Aka kana ari njye wagahekaga kugira ngo ujye umufasha kurera, kugira ngo njye mufasha kukarera. Noneho ngezeyo ndaye iwacu rimwe, marume aza kunjyana. Anjyanye mvuye iwacu uwo munsi, iwacu barahunga. Bamazije guhunga, buracyari bwo twese twahunze. Twe tugejeje muri Rutsiro, baratubwira ngo nitugaruke. Nahunganye na sogokuru na nyogokuru na marume metse wa mwana wa marume, mbese metse mubyara wanjye. Noneho turangije turagaruka. Tugarutse tugeze mu rugo, mpamara icyumweru kwa nyogokuru. Narifite undi marume ariko akandeba nabi. Gahora ndeba nabi, kambwira ati dore wewe iwanyu baragiye, nta nubwo wavutse hano kwa Samweli, ati none ugomba kuva. Rangije mbwira marume ni rero dore iwacu barahunze, ntago bahari, ngiye mu mitungo y'iwacu. Aho kugira mu mitungo y'iwacu yandagare, njyewe ndagiye. Rangije ndataha, nge iwacu, ngeze iwacu usanga sogokuru arahari. Wacu bari bafite amakawa, bafite n'urutoki, ariko twatara ibitoki sogokuru akabyijyanira. Mba mu buzima bubi, ikawa twasarura akijyanira. Ndererwa muri ubwo buzima kandi nari busubire kwa marume. Mama wacu wari umwarimu arambwira ati ngwino nkurihirire amashuri wiyigire. Yewe ndatekereza nese
nimara kugenda nkiga mama wacu tukazananiranwa ntaragiye ngo ngume mu rugo minge nzabahone ndavuga reka ngume mu mitungo y'iwacu njye mingira n'urutoki cyangwa minge no mu rugo nguma aho ngaho mba muri ubwo buzima nari umwana w'umukobwa w'imyaka nka 18 ngeze muri iyo myaka 18 urabizi dusore tuba dutangiye kujya tuza abasore bakaza ariko kubera ko njyewe namenye Imana mfite imyaka 12 nibwo namenye gusenga kubera ko kwa marume bari abadivanisite ntangira kwinjira mu badivanisite ninjira muri korari maze kugera iwacu rero njya n'ubundi muri korari mu badivanisite mba umuyobozi wa korari perezida wa korari ubwo nkurira muri uwo murimo mba umuririmbyi maze kuba umuririmbyi ubwo igihe kigeze abaririmbyi igihe kigeze mbese imyaka ine ni ukuvuga ngo iwacu bamaze imyaka 4 batari baza ariko abasore bakajya baza ariko njyewe nahoraga nzi ko umusore akwegereye cyangwa akakuganiriza yagutera inda abaguzi ko ari icyaha nzi ko ari icyaha nkumva nta musore niyo yageraga iwacu numvaga ntashobora kwicarana n'umusore ariko nkaba narifite umusore twakundanaga muri korari njyewe nari perezida wa korari wari vice perezida ariko akankunda akajya ambwira ati rero uhirwa atazagira abandi basore bakuganiriza cyangwa bakagukora batazagutera ati ningenyine ati kwisi ningenyine ati batazagutera inda bakambeshyira ngo ninge waguteye mba muri ubwo buzima umusore aza mu rugo twakundanye imyaka 6 iwacu noneho baba baje nyuma y'imyaka 4 narabaye mu buzima bukakaye kurya ari ikibazo ari nge wihahira mbese ari ubuzima bukakaye ariko mbabamo shima Imana ko yandindiye muri ubwo buzima Imana indindira muri ubwo buzima ndi umwana w'umukobwa sinagira abasore b'ibigoryi niyegereza ubusugi bwanjye Imana irabusigasira ndakombeza mu mwana w'umukobwa aho iwacu baziye baba bahageze ubwo ngubwo numva ndanezerewe ariko bamaze kuhagera urumva nari maze gukura ngeze mu myaka 20 ubwo ngeze mu myaka 21 papa kundana ari abantu bakoranaga mu mirimo y'uburyo bwo gushaka ubuzima umukecuru wacu aramubwira ngo ni inshuti ye basangiraga inzoga aramubwira ati burya ngewe mfite umusore uzarongora ati ndashaka ko uyu mukobwa akazaza kuntekera ari umukobwa ukunda kuboha akundaga kuboha ibirago cyane nkanagurisha n'umuntu wazaga iwacu ntago namuganirizaga ntago twavuganaga ntari kuboha ikirago cyane ariko icyo gihe ubwo mbese barambwiye ngo njyeyo kuba umugore ariko njyewe muri njye ntago nigeze numva ibyo bintu bindi impamvu ni iyihe nari umuyobozi wa korari ikindi ndi umukozi w'Imana muri urabizi mu Adventiste habamo ubuyobozi bwa Dorukasi bwa Mifemu ibyo byose nari mbirimo andi umwana w'umukobwa abantu bose bizeraga noneho papa kubera ko yari inshuti yabo ngewe nekereza ko bari babigiyemo inama arangije arambwira ati nutajyayo ntabwo biri bushoboke umuhungu w'uwo mubyeyi yari umusirikare akinjira mu gisirikare cy'inkotanyi ubwo mageze papa arambwira ati jyayo ndamurikirago ntacyo minguye arambwira tugomba kujyayo ukagenda ukajya gutekera inshuti yanjye nabwo se papa bara abantu ko nahazi ndamenya nyura he arambwira ati wewe ndakurangira inzira ari kujyayo ati nanjye nimugoroba ndibuze ndagije ikintu nakoze mama yaramamagara arambwira ati rero mwana wanjye kirago kizinge ugende isuka ataza kukwica ndagije mfata inzira njya kwa wa muntu ngezeyo dutegereza umugeni turamubura yageze mu mugoroba ndababwira ni mureke nayo barambwira batereka burya nagutaha ati bubaye uretse dore uragenda ubwira papa wawe ko byagenze gute ati papa wawe ko ari inshuti yanjye kandi ko ari buze kuza kunywa nawe wese ko namubuze ubu kabureba saa moya zigeze ndarara ahangaha papa ndamutegereza ndamubura ndaraho tujya mu gitondo kare hari ku isabato numva mbyutse ngiye gusenga ndababwira ngewe ngiye gusenga ubwo umukecuru mabukwe arambwira ati ntago wava ati bubaye uretse ushyushye ibiryo abashyitsi bagiye ngewe ndabishyushye maze kubishyushya yahise aba nyoko bukweza ako kanya yahise aba mabukwe ako kanya
waraye urongoye icyo gihe? ntago naraye ndongo. Waraye kwa naraye aho ngaho ndarana na muramukazi wanjye. Bivuze ngo n'uburiri abageni bari burareho ninjye wari wabushaye. None se bari bafite umuntu uri burongore? Barambwiye ngo bari bafite ngo umukobwa ariko urebye ntawe bari bafite. Ni wowe bari bapanze? Uburyo babonaga ntazabemera kuko bo bari abapagane. No kuvuga ngo papa wawe yerera kumwereye. Mu bigaragara byo. Ndangije ntago byoroshye uru rugendo ntago rworoshye. Ndangije ubwo ngubwo barambwira bati noneho nta kundi shyushya ibiryo ugaburira abantu. Ndabagaburira nyirimo kugaburira abantu mbona wa muhungu azanye n'abandi basirikare batatu. Umwe bavuze ko ari burongore? Ari burongore. Ndebye sanga twigeze twigana mu mwaka wa 4 wa 5 sanga twariganye. Ntabwo nari nzi ko ari we ahubwo narebye sanga niwe. Ndamaze ni mbese niwe wari burongore. Nubundi ngewe mbere nakundaga kugira ibintu by'amashingo nkakunda kuganira. Ni none se umukobwa ari he? Ati umukobwa yanyanze, ati yambenze, ati none ati ndiyiziye abasirikare batatu bari kumwe bose bahetse imbunda. None ndabwira ni umusore nkawe usa gutyo ni gute obura umugore? Arangije arambwira ati mabukwe na data bukwe. Ntabwo tubundi urenda kujya kuzerera uyo naga ari umukobwa. Ati naga ari umukobwa. Ahubwo ibyo ngibyo birangiye genda babwira ni mureke nahe ngiye gusenga. Nyirarume w'umuhungu n'umugabo n'abagabo bacu nabake babanje barambwira ati ntago hava bujya. Ati twagukunze ugomba kuhaba akakutunga kubera ko uraba umukazana wacu. Bas maboko arambwira ati burya isiko ni inshuti yanjye. Twarabanye kandi uri umwana w'inshuti yanjye ugomba kumbera umukazana. Ndambwira ni burya naga aricyo cyanzanye. Nge numva fashirange nge naga aricyo cyanzanye. Urarakara? Ndarakara nge ngewe nago aricyo cyanzanye. Mwambwe ko nje guteka mufite umugeni. Ntago mwigeze mumbwira ko ari nge mugeni. Ntago ibyo bibaho. Ari ubwo hari kangahe? Hari mu mwaka 9 hari mu kwezi kwa 2 ndabyibuka. Uwo munsi hari kuri 24. Noneho umuhungu baraje nawe abarasohotse n'ababasore bankubitse bankorera uruziga. Barambwira bati nago hava. Nubwo bimeze gutya nge naragukunze. Nubwo nabuze uko mbikubwira ariko naragukunze. Akubwiza ukuri ati twanakubeshyaga rwose? Ati burya ntago nkwemerera kugenda. Ntabwo ni burya ntago maguma. Ntibuzakuzindure niba unkunda uzaze kundeba mu rwati burya ntago nkwemerera. Reka bahise bamfata banjugunye mu gikoni muri yanzu handi nashashe uburiri. Bamaze kuwanjugunya ubwo nukuvuga ngo bamaze kunjugunyamo umusara asangamo barakinga. Murarwana? Turarwana. Kumanywa? Imbaraga rero z'abakobwa burya zibanye. Ubwo si byo bitaga guterura harya? Nibyo bitaga guterura. Ubwo birangije nge namazemo ibyumweru 2 ntajya. Amarira yarangije nafite umusore wankundaga ataragera ku ntego ye. Ibyumweru 2 yataragera ku ntego. Yari yarayigezeho ariko nge agahinda kenda kunyitse. Ku munsi hashize igihe kingana iki ucika intege agera ku ntego? Isi 2. Nyuma y'iminsi 2 nibwo wamanitse amaboko. Cyara nari munini narifite imbaraga namurushaga n'ibigango. We akabona ko atakinshoboye agatuza. Ageze akajya nyigisha nubwo ngewe ntago aricyo cyanzanye. Ntago nigeze ngukunda. Nta nubwo wigeze nawe unkunda ntabwo nta mwanya twabifatiye. Ariko arambwira ati byanze bikunze ugomba kuguma. Birangira bibaye gutyo. Bimaze kurangira ntegura gahunda yo kuhava. Papa bamaze birangiye umuryango umufatira umwanzuro. Baravuga turiya mwana ni wewe watumye bamufata. Ni wewe wamuririye. Baramuhana baramubwira batugomba kumukurayo. Cyara bagukuragayo. Barangije baravuga ngo bagiye kubankura ariko mama wacu araza nawe wari warashakiye muri iyo miryango. Arambwira ati uyu muryango ngurimo nta kibazo ufite. Uzahaba nta kibazo ufite. Ati ushobora kugenda ugasanga utwite. Ati ugasanga nuriya musore wagushaka guri kukubwira ngo wave arakwanze. Birangije ndababwira noneho reka mpfa kuhaguma ariko ari ugupfa ariko ndahaba. Cyakora Imana igenda ibigenza neza. Numva urukundo rugenda ruza. Umugabo nawe arankunda. Umugabo wanjye arankunda rwose turabana
tubana ahantu nari nuye imbere yo kwa mabukwe haza kuzaho ikibazo cyo kujya ndogwa. Impamvu ni iyihe, umugabo wanjye ubwo urumva ko yari umusirikare, bageze ajya muri Kongo ajya kurwanayo. Akimara kuhava, nari umukobwa uzi guhinga, narahingaga nkeza. Akimara kuhava barandoga, ndwara uburozi. Mfite umwana wa mbere w'amezi 9 yasize mufite. Maze kuburwara murwara igihe kirekire, aza kumpamagara ambwira ngo baramurashe, ngo arwariye Kanombe. Amamagaye rero kwari ugutuma ntago kera bahamagaraga. Anumaho nyandikira ibaruwa ati barandashe uzaze kundeba Kanombe. Ntabwo nanjye nararwaye, ndi mu buzima bubimeze nabi. Umugabo arangije yaje apfutse ikiboko aza kundeba. Arangije ababonye dutangiye kubona ifaranga batangira kundoga, noneho byatari. Tumaze kubyara umwana, twabyaye umwana wa mbere, ubwo ari Kanombe, nabyaye umwana wa kabiri. Mfite umwana wa gatatu nibwo twasezeranye muri leta. Nkwite ndaye umwana wa gatatu. Dusezerana muri leta, dutera igikumwe. Umugabo turabana, arubaka. Namusanze nta n'inzagira. Akiri mu kazi. Akiri mu kazi, yubatse ari mu kazi. Tumaze kubaka, ariko noneho barandoga bwite ngeza ku ndunduro. Bigeze umugabo arambwira ati rero reka nkwimure. Aranyimura, nyimurira ahantu twugura amasambu, twe dufite amafaranga. Ubwo yagezeho yaka ubudemobe, bamuha imperekeza. Tugura amasambu menshi, turangije turimuka. Tumaze kwimuka, arambwira ati dore aya mafaranga nsaguye tugiye kuyacururisha. Ayashora mu bucuruzi, mu bintu byo gupima inzoga. Ubwo urumva nari nkiri umudivanisite. Noneho mbyaye umwana wa gatatu mufite afite amezi 4, nibwo umugabo yatangiye gusa nkaho mbona areba hirya, afite amezi 4 y'amafaranga yafite acuruza. Umugabo antana abana 3, afata ishoreke ayijyana mu mujyi wa Gisenyi. Yishakira undi mugore. Afata ishoreke arayijyana. Tukiri aho ngaho gatoya, hari ikintu tuzi ku bana b'Imana. Hari ibanga abantu basenga bagira. Nk'umuntu wari warinjiye mu bintu byo gusenga kera cyane kiri mutoya, nta sezerano ry'Imana yari yaraguhaye ry'umuntu uzashaka cyangwa? Mu badivanisite burya nta sezerano ribayo. Mu badivanisite nta mayerekwa abayo. Muri icyo gihe uvuga ngo ntago bemera umwuka wera. Ntago bemera umwuka wera. Neneho ubwo njyewe nari ndimo nta sezerano nari ifite, ahubwo numvaga ko nasengaga Imana nkayibwira ngo Mana uzama umugabo nkunda utankubita, nawe yaba umukene ariko ntankubite. Umva njyewe nitaye kandi Pawulo yaranditse ngo icyo abayuda barusha abandi no kumenya ibyahumetswe n'umwami Imana, no kumenya ibyavuzwe n'umwami Imana. Ko niko kuri. Ngiye ngavuga ati wowe kumibwa mu gukorera Imana kwa kwe nta makuru wari ufite? Ntayo nari mfite. Icyo gihe nari nyiri umudivanisite. Maze kubyara uwo mwana wa gatatu, nibwo umugabo yatangiye kumpinduka. Amaze gufata ishoreke yijyanye Igisenyi mu mujyi, nibwo nafashe umwanzuro wo gusenga. Ntangira gusenga, nkasengana n'abantu b'abanyamwuka. Buriya nari mfite bene wacu baramubanje, babyara banje b'abanyamwuka b'abahanuzi, ariko nkaba ntarabemeraga. Urabiza abadivanisite barapinga. Ariko maze guhura n'icyo kigeragezo, ntangira kubegera. Imana ikambwira ati umugabo wawe burya bamuhaye umuhugwe, tibaramuhugukije, tibaramuroze, ntago umugabo wakwanga. Ntangira kumenya amakuru ko umugabo wanjye atanya. Ntangira gusenga, ntangira kwiyizuza. Ubwo yagutanya abana hehe? Yantanya abana 3 aho hantu twari twimukiye. Hehe, hari mu karere? Mu karere ka Ngororero. Anana yasambu se nibura kubahingira. Ari agasambu gatoya, andi mafaranga yari yashoye ngo ari kuyacururisha, ayamarira gucyo. Nta dufaranga gusigiye? Nta mafaranga nsigiye mbere yaho, n'amatungo twari dufite. Nuvuga ngo yamaraga gucuruza ya mbere yashira, akaza akarijyana, akarigurisha. Bambura ubwo buzima bukakaye. Ndangije amaze kujyana yashoreke, numva birancanze, ntangira gusenga, senga Imana, ninginga Imana. Ariko ngeze aho abayobozi barambwira bati noneho umugabo waragucitse kandi ajyanye amafaranga bamuhaye yimerekeza, none ntago ushobora kujya kumureba. Ndavuga ni njyewe ni mume ibaruwa nyemerera ko ngiye gushaka umugabo wanjye. Banyandikira ibaruwa, aravuga bati uyu mugabo aho muzamubone, mwari mwarasezeranye? Twari twarasezeranye. Ataho muzamubona uyu mugabo mwebwe muzamufatira umwanzuro.
naragenge Gisenyi nsanga yakodesheje inzu yaguze ibintu byose arimo n'ishoreke. mbese yashinze urundi rugo Yashinze urundi rugo. Turangije mbwira hariyo mukuru we wo kwa se wabo ari we Nyumba Kumi, cyane hariho Nyumba Kumi ari we Nyumba Kumi. Ndamubwira ni noneho dore mukuru muna wawe uko byagenze, none dore ndi kurera abana njye nyine nta n'ikintu yasigiye. Ndamubwira ni njyewe nta kindi kinzanye, muzaniye abana be njyewe nitahire agumane n'umugore yakunze. Arangije mukuru arambwira ati rero ntago abana babamo, ahubwo reka nkwereke, reka ibi bintu tubijyemo turebe uko bimeze. Ndamubwira ni wewe mwibijyamo, ahubwo reka njyewe muha abana. Arambwira ati oya tubijyamo, tumaze ngeze ndavuga ni kane gusuzugura umuryango kubera ko ari mukuru we yazavuga naramusuzuguye. Tubijyamo turaburana, umugabo aratsindwa. Maze gutsindwa barambwira ati wifuza iki? Ndamubwira ni njyewe ntago naje gusenya urugo rwe, ahubwo njyewe nami ikarita ya gisirikare, amafaranga asigaye nanjye nzayafata, amereze n'itike, amereze n'ibintu byanjye yatwaye nitahe. Barambwira ati bijya ntago naguha ikarita. Ndamubwira ni buryo utamaye ikarita nanjye ntago murwanira ikarita kandi utari umusirikare. Buryo utamaye ikarita ntago bivamo. Amafaranga yawe warayariye, njyewe yanjye nanjye n'abana banjye. Abantuza abaturage bacaga urubanza baramubwira bati wariye umutungo w'abantu bane. Abandi baramubwira bati noneho niba udashaka gukurikira umugore cyangwa ukaba udashaka kugira icyo ukora, we muhereza ikarita. Ikarita yakwemerera guhe uburenganzira. Yanyemereraga uburenganzira ko amafaranga asigayeyo yewe nzajyana ikarita uyifite wabaga wabikuza. Nabaga nabikuza andi mafaranga aje yose nkayabikuza kuko nabaga mfite ikarita. Waranasezeranye binyemerera bifite uburenganzira bwose. Umugabo arangije arambwira ati bijya ntago mbyemera. Amaze kuvuga ngo ntago mbyemera, umugore w'umusirikare nawe byabaye arambwira ati haguruka nkwereke. Byana yari kuri ribe bamufungane n'indaya ye. Ubwo ndahaguruka ameka umwana mugende ndimo ndaheka umwana. Umugabo arambwira ati ngaho reka ngusabe imbabazi. Ansaba imbabazi arambwira ati reka nkwandikire ko ntazongera gusubira mu ndaya. Nyandikira rwa rupapuro. Musubiranye se akubwira ko musubiranye. Arambwira ati njyewe ngiye gutaha, dutahe tujye gufatanya kurera abana twabyaranye. Nitumara neneho ntago nzongera, umugore nari ntunze ndamuretse. Abari bana baramubwira ati none ubwo uretse umugore wari utunze, wewe uyu mugore umuha urufunguzo kubera ko ibintu byose biri muri iyi nzu ni by'umugore mukuru, amafaranga mwabiguze nayo umugore mukuru. Bamu urufunguzo, mugabanyandikira rwa rupapuro, ibintu byari mu nzu byose mbikuramo. Yanzu bari barayikodesheje amezi 3 siga nyikodesheje. Umugabo yikorera matera, bari baraguze za matera, rero ni matera nago nyiguha. Ariko umugore ndamubwira nti noneho ndamwambwira nti uzana umugore wawe azafate ibitenge bye n'amashuka, njyewe ntago njyana amashuka y'umukeba, atazagira n'ikibazo kazavuga ngo naramurose. Turataha, ubwo natangiye gusenga Imana, ndi kwinginga Imana. Tugeze mu rugo abayobozi bari bambwiye ati umugabo nazo uzatubwire. Mbwira abayobozi, numa ku bayobozi, abayobozi baraza baramubaza bati byagenze gute. Ngo naye naragiye guhaha ngo umugore asangayo. Ndambwira ni njyewe nagusanzeyo, urusura urupapuro wiyandikiye. Umudugudu baramubwira turadushebeje wa mugabo we. Barangije baramuhana, aravuga ati ntago nzabyongera. Ubwo twe dufitanye abana 3, umugabo turabana, turongeye tubana muri ubwo buzima nta kibazo. Urumva ko ibintu byose byari birangiye, ngiye nafashe umwanzuro wo kujya njya gucira umugabo ishuro, nkajya guhingira ibijumba kubera imitungo yari ayimariye mu ndaya. Nkajya guhingira ibijumba, nkajya guhingira ibintu byose. Tuba muri ubwo buzima, umugabo akambwira ati ngiye nabaye umusirikare burya nago najya guhingira ibijumba. Ntago ndi kujya guca inshuro. Ntago ndi kujyayo. Ngiye nkajya gukorera igihumbi, umugabo nkamutunga, umugabo tukabana mu ubwo buzima. Tubyaranye abana 5. Urumva nyuma y'aba tubyaye abandi 5. Urumva twe dushyize abandi 2 kuri babandi 3. Tumaze gushyira abandi tubabaye 5, umugabo arambwira ati ngiye kubona mbona umugore wari inshuti yanjye barakungitse yarapfushije umugabo. Arongera aragenda ajya abayo. Mfite abana 5. Ansiga muri yanzu, inzu yari ikira amatafari nk'uko iri yimeze. Nyibamo, umugabo aranta, ndera abana. Umugabo akajya i Kigali, ndabyibuka yarariraga ikigo cy'amashuri. Noneho we ngewe nanjye nahiriraga inkwavu mu gihe cy'ikiruhuko, inkwavu zo ku kigo. Namara kuzahirira, umugabo agaca ku ruhande agakuramo urukwavu rumwe akarujyana kwa yashoreke, akaza kwibira urukwavu rw'abandi bakagenda bakarurirayo. Ngewe simbimenye, najya kugaburira inkwavu nkabura urukwavu.
ndataka niwe wari umuzamu ni wowe yari umuzamu w'ikigo nawe uzahirira nanjye nzahirira ikigo cyaramaye kwahirira inkwavu bamemba 5,000 icyo gihe ku kwezi amafaranga 5 bya kera byari menshi nene arangije umugabo akajya akuramo urukwavu akarujyana sinaza kubimenya sinamenya uko byagenze urukwavu rwa mbere ruragenda amamagara deregiteri w'ikigo sikosabure w'ikigo sikosabure araza arambwira ati nyine izi nkwavu tuzayakata ku yawe amwe none se ko nakasa ngahe bari ubwo nyine ndacyakubwira uko byagenze ubwo ndababwira ni ntacyo reka tuzarebe uko bigenda ubwa kabiri hagenda imfizi y'urukwavu nanone noneho mvuze induru ndataka ndavuga nti ntibishoboka aha hari abazamu babiri nibo bafite ifunguzo na sikosabure w'ikigo uru rukwavu nta gisimba cyarutwaye dore baba bakinguye nimugomba kumbwira umuntu wakuye mu rukwavu izi nkwavu zijyana abandi nta gisimba cyarutwaye murambwira umuntu ujyana inkwavu sikosabure w'ikigo aravuga ati byanze bikunze mwebwe mwabazamu nimwe murariho urukwavu wa mugabo umusaza wa mugore aravuga ati ntibishoboka ngewe sinariha urukwavu sinariha inkwavu ntajya ati manwe ati ni wewe wajyanye inkwavu atejo mwishwa wanjye yazanye agafuka ajyana urukwavu ati yarunyuje hariya ku gasantere ati abantu babireba numva ndababaye ndabana ngewe nahirira inkwavu umugabo ananirwa wenda kuruzana ngo ndurya nzarurihe nararuriye ubundi rangiza urujyane ku rushoreke ndamugane ntago bivamo burya ntago bivamo icyo gihe narasengaga ariko nkinginga Imana ikambwira ati humura mwana wanjye nzabana nawe kandi nzagukoresha Imana ikambwira ati nzagukoresha iby'ubutwari nubwo bimeze gutyo ariko mwana wanjye nzagukoresha nkibaza ibintu Imana izankoresha nkibaza ibyari byo nkumva bitavamo nkumva bitashoboka ariko ndangije mba muri ubwo buzima umugabo birangije tuburana za nkwavu basaga koko niwe uzijyana bahita bamwirukana kuri cya kigo natwe amafaranga yo cyaherayo n'abazamu bose aherayo barangije guherayo tuba muri ubwo buzima umugabo ugahitana gutyo nanone aragenda bakwa wa mugore amara y'amezi 6 umugabo ubwo yahise ava muri ka kazi akajya ajya i Kigali gukora akazi k'ubufundi yava i Kigali yaza agahahira wa mugore akamuhamagara bagahura njyewe nagira ikintu ngurira wa mugore akajya avuga ngo njyewe ngo bujya ngo Manuel ngo yanzaniye umuceri ngo n'igitenge ngo ariko ngo riminota ngo nta na envelope yagejeje nkasenga iwanjye nkajya mpamagara abakozi b'Imana abereye penine nkajya mpamagara abakozi b'Imana bakaza tugasenga Imana ikambwira ati dore umugabo wawe ati baramuroze ati umutima we barawutwaye avuga nese Mana bizagenda gute Imana ikambwira ati umurane ishuri ariko ishuri rizarangira mba muri ubwo buzima kugeza ubwo Imana irambwira ati umugabo wawe azakizwa ariko ndakomeza ndasenga reka nkubwire niza kwiyiriza ubusa ntarigeze niyiriza ubusa niyirije ubusa afite abana 5 nkajya niyiriza ubusa mara iminsi 7 ntajya mara iminsi 7 ntajya niyiriza ubusa mvuye muri ya masengesho y'iminsi 7 Imana irambwira ngo ngera ukora y'itanu ndongera ndayakora nibwo nakuyemo impano yo gusengera abantu Imana irambwira ngo ngwaye impano yo gusengera abantu irambwira ngo kandi wari ukiri mu divanisite ubwo ujyana naravuye mu divanisite ubwo namaze guhura n'abanyamwuka dusengana abadivanisite bameze kumenya ko iwanjye hari abantu b'abanyamwuka batangira kujya bansura barambwira ati buriya wamaze kujya mu myuka y'ubuyobe ati buriya warayobye ndavuga ati ngewe niba ari uko bimeze abadivanisite nabahise mbavamo njya mu itorero rya DPR ntangira gusenga Imana ikama amakuru uko nyine ubwo namaze gukora ya masengesho nanjye Imana ihita inyatsa hitamba umuriro ntangira kwa kanone nibyo umugabo wanjye nkajya mbibona atari uko babimbwiye nkamwihorera none ndamwihorera Imana yambwira ati humura mwana wanjye nzakugirira neza kambabwira ibi bintu Imana igitubwira iyi Imana yibivuze ko yabigenza kose irabikora Imana irasezeranya kandi yarangiza igasohoza Imana irambwira ati nzagukoresha irambwira ati kandi nzaguhuza n'abakomeye ndavuga nti Imana ko ndisuzugurwa bizagenda gute umugabo byageze aho biramucanga bimaze kumucanga arongera aragaruka ahageze ansaba imbabazi yaje turi twasenze kwa kane twagiraga icyumba kinini aza twasenze aricara maze kwicara umugabo turaceceka yamaze ibyumweru bingahe abaho mu rugo namubwira nti ngewe umugabo wanjye wari waragiye icara utuze usenga umugabo ageze aho yihanarira arambwira ati ngewe noneho ndakijijwe kure wanjye ndakijijwe ntabwo nzongera atangira gukorera Imana
maze gukorera Imana ubwo nanjye nkora ibishoboka byose nabati arambwira ati ese mugore wanjye ko dusenga ukabure ubuzima buducanze twashatse uburyo tegere narinze ahantu twe twakodesheje neza ibiro 400 by'ibishyimbo ndagije ndabigurisha nambwa none ugenda ujye mu ngando urebe ukuntu wakiga ujye mu kazi abone kari akazi k'igisekirite baraba bahetse mbonda yakoze y'amezi 3 arangije arataha araza atangira gukora akazi amaze gutangira gukora akazi umwaka wa mbere arakora nta kibazo dufitanye uwa kabiri arakora nta kibazo dufitanye umwaka wa gatatu abatangiye kurengwa njamye mu mayerekwa mbona umugabo ari kunywa byeri ndamamagana niko nabonye uri kunywa byeri ibintu byagenze gute arambwira ngo urabizi bujya ngo sangira n'abandi bantu ngo nasangira n'abandi bantu ngo bambwira ngo ndakugurira iki ngo bakavuga ngo byeri ngo ntayonywa ngo niyo mpamvu ngo ndi kukanywa ni burya bizakugora ubwo hahandi yarari yagiye kwa wa mugore wa kabiri yabyaye y'umwana w'umukobwa ungana n'uriya muhungu usanze ari guhinga arangije amaze kumubyarayo ubwo ariko ndatuza burangiye ibintu byose narabyakiraga nagiraga kwihangana Imana yari yarampaye impano zo kwihangana nahura n'uwo mudamu nkamubwira nta kibazo mwana kaza mu rugo ariko mba muri ubwo buzima kuko nasengaga Imana ikambwira ati humura mwana wawe ntangira gusengera abantu bakajya bazi banjye nkabasengera noneho tuba muri ubwo buzima umugabo bigeze maze kubyara abana 7 nibwo umugabo yatangiye none hanyereka izindi ngeso barindwi ku mugabo umwe nubura ntabwo yigeze uvanga nta mugo nigeze mvanga nta nundi mugabo nigeze ngigamana nawe kuva navuka ubuzima bwanjye ntago iryo kosa nigeze bigerageza urabyihanganira ku buryo n'umugabo yaragendaga abandi bagabo bakaza bati tuzagira guca nkabagira ni hoya burya ibyo ntibirimo abagabo nkabanga bagataha mba muri ubwo buzima bigera ubwo umugabo wari umunyabuzima mbwira ngo ashyire muri bara bafata ifu cyangwa ibindi bintu ngo ajya aza mu rugo ndambwira niba utamaye ifu nk'uko banduye bayihore mba muri ubwo buzima bukakaye ariko mbubamo senga Imana ariko Imana ikambwira ngo nzakugirira neza Haleluya Imana ikambwira ati mwana wanjye humura nzakugirira neza maze kumbwira ngo nzakugirira neza mba muri ubwo buzima maze gutwita inda ya 8 kari akana gato wabonye nyitwite nibwo umugabo atangira kugenda anyereka ingeso ariko zihisha anyereka ko afite abandi bagore ariko zihisha nanjye Imana ikabinyereka nkasengera abantu Imana ikambwira ati mwana wanjye ubwo mwari mugituye handi tukiri ingororero Imana irambwira ati dore ugiye guhura n'ikigeragezo ariko ihangane umunsi umwe nza kuba nkiri kunyica nkiranyica ariko nkarenga umugunguzi najya kuwutaruka inkikantarukaho ariko ntinjombe ihembe ikashyiramo hagati ariko nkiruka ikanga ikagomeza ikanyirukaho ndavuga nti ubu ngubu ikigeragezo kiraje noneho birongeye biragarutse nari ntujeho gatoya numva ndi kuruhuka ariko biragarutse ndatwite ndi muri ubwo buzima umugabo nta kindeba ariko magarara muri ubwo buzima ndavuga ngo Mana uzandengere abakozi b'Imana bazi wacu nabyuka navuye muri ntara y'Iburasirazuba bazi wacu barambwira bati Imana izakwimura aha hantu ati Imana yatubwiye ngo izakwimura aha hantu mwitinde Imana ikambwira ngo mwana wanjye gihora umesha agatenge kuko ngiye kukwimura nagiraga agatenge kamwe nkagakenyera nkajya gusenga nagera mu rusengero nkabwiriza kubera ko kera narifite amavuta yo kubwiriza kubera ibigeragezo nagiye nkamuka kugenda bigukamuka narabwirizaga abantu bose aho bari bakavuga bati uriya uko iyo nageraga mu rusengero baravugaga bati imineyo yabwirishe ni twebwe nibwo dufashwa mu rusengero rwacu ariko abadamu bakavuga burya reka nkubwire y'Imana ikikwanitse cyangwa se bose bagufata ijambo noneho nta n'umuntu n'umwe wavuga ngo wenda naho yaba kureba bigaragara nkaho batakureba kubera ko Imana ari iba yarabikoze igira ngo izigaragaze najya gusenga Imana ikambwira ngo mwana wanjye nzakwambika bati Imana uzanyambika biciye ariko abadamu b'abadiyakoni buriya abadamu b'abadiyakoni bakambwira bati bakavuga bati mama Kazungu dukunda ko abwiriza arabwiriza tugafashwa ariko icyo dupfa nawe ni kariya gatenge ati kariya gatenge ahoramo kandi afite umugabo ufite akazi nkaririra Imana nkapfukama ku mukeke wanjye nkabwira Imana ni Imana
aka gatenge nanjye nzakambara ninjya ngenda nawe ugaragare kuri Imana abantu babibone kuri Imana yamamagaye nkora uyu murimo nkagenda nkajya ku murimo w'Imana nkakambara ariko najya gusenga Imana ikambwira ngo nzakwambika avuga ati Imana ubu nakwambara agatenge nkahindura kandi ejo nkahindura kandi n'ubu bizashoboka ariko Imana ikambwira ati oya mwana wanjye ikambwira ngo ngiye kugutuma mwite abatese buriya nkumva Imana ni intuma izantuma ahantu nzajya nkarara ngarutse nkumva ariko bizagenda ariko ikambwira ngo kandi ahantu nzagutuma nzagutabarirayo amen avugana ariko Mana buriya Imana yijya kuntuma umugabo wanjye turi kumwe ntabwo nari kujyayo ku murimo nanjye nari kuba nka Yona impamvu ntari kujyayo umugabo yari kumbwira ati burya ntujyayo ahantu uzamara iminsi ntabwo uri bujyeyo ariko Uwiteka Imana buriya ngo kuko nta kibasha kurogoya umugambi w'Imana aho kugira ngo Imana iguhombe bujya yaguhombye nkimara kubyara umwana wa 8 umugabo yatangiye kuza yagura akahunga akagashyira mu nzu akahashyira iminsi 3 akaza akarunguruka akambwira ati burya kugaburira runo rugo ni nko kugaburira isiha reba kugaburira abana 8 akahunga katagira ikindi kintu ka buri munsi ariko Uwiteka Imana akambwira ngo mwana wanjye nubwo bimeze gutyo komera Imana ikambwira ngo nzakugaburira humura nzakwambika avuga ati Imana ibi bintu bizaca hehe bizagenda gute kambwira ngo kuko nje kukwimura kuri uyu musozi kandi nkaba nje ariko Mana hari igihe nibuka ibintu Imana yakoze avuga ngo Mana uko biri kose hari icyo wakoze ubwo tugana ku musozo kugira ngo wimuke byagenze bite kugira ngo nimuke umwana amaze ibyumweru 2 ari uruhinja umugabo yaraje araduteranya n'abana aratubwira ngo burya nabonye umugore unkunda ngo kandi nabonye umugore unyitaho ngo ngiwe ndigendeye ntabwo nzongera kugaruka ahangaha umugabo arangije arigendera amaze y'amezi 2 abana banjye bifura barambwira bati weho twigendere ati twigendere ati nitumara kwigendera ati twebwe twibereye wifuranga niki afite imyaka 23 ati twigendere tugende tujye kwishakira ubundi buzima ati kubera ahangaha papa ntakitugaburira reba n'imyaka twayitwara yinze ari guca ku ruhande akayigurisha ugasanga ubuzima buraducanze ati kandi ma uzarwara bwacyo maze kubyara kandi arabwanye n'ubundi buzima ndimo burananiye ndagenda mbwira mudugudu ibintu byanjye igihe byahereye mugabo wanjye namubwendera akamubwira papa akazo nuwongera kunta bwa gatatu ntabwo nzaburana nawe abagore ahubwo nzakwihorera nkidore igihe nahereye nzakwihorera nshaka ubwanjye buzima nibwo muri iyo minsi twapanze kwimuka kwa kabiri kwa gatatu dufata umwanzuro ntabwo nzi iyo nimukira ariko kubera umugambi w'Imana Imana yaravuga ngo nzagendana nawe nzabana nawe ninjye uzagendana nawe irambwira ngo kandi aho uzajya ninjye uzagutunga nzakugaburira ndangije ubwo naraje ndavuga ngo ndahagarara Rwamagana nageze i Rwamagana ntazaho ndi bujye narifite udufaranga nacuruzaga mu nyanya ntegera abana bose turaza tugeze Rwamagana tugeze mu marembo ya Rwamagana ya gare ndicara umuntu aturuka mu imbere muri gare utazi icyerekezo ntabwo nari ubwa mbere ugeze Rwamagana ubwa mbere nari mageze arambwira ati dore kuri ahanga uko wahamaze igihe urumva bimeze gute waraje wicara muri nari mpamaze umwanya ati kuwo uri konsa abana ukafite utwana dutoya kandi ukameze nk'uwimuka ubwo waruzanye abana bangahe abana 7 umwe yari yarashatse nazanye 7 arambwira ati none wa mubyeyi wajyanye abana ukajya kubatekera ndabwira ni bujya rega nabuze umuntu ndangira inzu yo gukodesha gusa ufite amafaranga nifite amafaranga 30 nari maze imisi njya nacuruza utuntu tw'utunyanya nkacuruza ubushera udufaranga naratwibitse ubwo ndangije twa dufaranga ndadufata negeramo abana udusigaye ndavuga ngo ndaza kudukodesha mwiza arambwira ati ngewe ngiye gukora misiyo nimara gukora misiyo wewe urampembe 5 n'inkubanera inzu aragenda ashakira inzu ayibona inzu y'5,000 nyirinzi arambwira turamba 10,000 by'amezi 2 ndebye ku mufuka asanga asigaranye 15,000 ndagije muhereza 10,000 by'amezi 2 andi wa mugabo arambwira ati kugira ngo ngutwaze abana uranyongera 5 bitatu sigarane 2 ndagije ndaza naturije hano mu mudugudu wa Kigega niho naruhukiye ufite 2 ariko Imana yo mwisho kankubwire nageze mu modoka ntoraguramo inote ya 2 ngo byari ibintu byari bimaze kuba 4 maze gutoraguramo inote ya 2 aho twicaye aho ngabo abana bararira mbagurira amandazi maze narabushoreraga ukabona ari ubuntu
bugerekeranye. Ariko Mana ndagushima, Imana irambwira ngo nzabana nawe, Imana irambwira ngo humura ninjye ukuzanye nanga. Ngeze hariya muri Kigega nkodesheje yanzu, buriya Jose niwe waje ari umukozi w'Imana wa mbere, ansanga muri narageze nanga gukorera Imana, ndabyanga ndavuga ngo Mana ntago nzerekana abantu ko nsenga. Ariko umudamu nyiri urwo rugo aza kuza ninjoro, ahageze arambwira ati nje kugusura. Amaze kuza kunsura turaganira, bya bintu Imana yadushizemo ntabwo ushobora kubyanga, ntago wabihisha turaganira. Arambwira ati reka rero tubanze dusenge. Dusenze ntangira guturika, ntangira kumuhanura ubuzima yavutsemo, ubuzima arimo, ntangira kubivuga nayo nzi ko ndabicecetse. Umudamu araturika ararira ati burya nakomeje gusenga nkabwira Imana ngo urugo rwanjye ruzabe mu mukozi w'Imana, burya uraje. Ati Mana we ahita agenda abwira umugabo we ati burya wa muntu twacumbikiye n'umukozi w'Imana. Bwakeye mu gitondo saa 2 umudugudu wose wamenye ko umukozi w'Imana yagezeyo, yahageze. Abantu batangira kuza, ntago nagiraga aho kwicara. Jose muri warahaze, ntago nagiraga, umuntu yarazaga higezayo udukwi nkarambura agafuka agapfukamaho. Banza gusengera umugabo umwe witwa Dano, naramusengeye. Umugabo yari umuyisilamu, ari umuyisilamu, azababaye avuye Uganda, yarananutse yarabuze uburyo. Imana iramubwira ngo humura ngiye kukugirira neza. N'ubu ngubu abari gukata amatike hano muri gare, arapfukama agasenga, arambwira ati umva kozi w'Imana ibintu mbwiye n'ukuri, ntangira gukorera Imana. Jose Imana iramutubwira muzana, atanze angeraho, arambwira ati umva ko Imana ivuganye nanjye. Ati Imana yambwiye ngo niyo yakuzanye ahangaha. Ati kandi Imana yambwiye ngo ufite ikibazo ngo abana be bazagira. Ati uko yagaburiye Eliya ko kageze ka Kerete, niko Imana izakugaburira. Arambwira ati kandi Imana izakwambika. Ati ibintu birashoboka. Ntangira gusenga Imana ibwira ngo Mana niba uyu mukobwa ari we wamuzanye, unzanire igitsina gabo cyangwa uzane umusore. Imana yaragijya mu Mutara izanamo umuganga, araza saa 12 numva ari gukomanga. Ati umva ko Imana ivuganye nanjye. Ati Imana yambwiye ngo niwe yakuzanye. Ati kandi izagutabara. Imuvanye mu Mutara, imuvanye mu Mutara. Ati niyo yakuzanye, ati gushyira ahantu. Ati rambwira ngo ati Imana yambwiye ngo kandi waje muri misiyo. Arambwira ati kandi umvuko Imana ivuganye nanjye izaguha inzu hani burasirazuba kugira ngo abantu babone yuko ari Imana wakoreye. Ndavuga ati burya ubwo yazanye wa muntu ni Imana. Imana yambwira ngo ikimenyetso ngo haye kuri Noheli, hari mu kwezi kwa 10. Yambwira ngo kuri Noheli uzambara igitenge gishya. Hasigaye iminsi 2 ngo Noheli ibe, umuntu yaramamagaye ati ngo igitenge uzambara kuri Noheli. Ndavuga ni Imana ndagushimye, ntangira noneho gukorera Imana, ntangira kubohoka, ntangira kwirekura. Abantu b'Imana batangira kuza, Imana ikankoresha, Imana ikabatabara. Kankubwira buriya bajya iwanjye bajya baterura n'abantu bakabazana bagagaye mahembe, inahaba mahembe bagateza amahembe, umuntu urwishyira ukaza nkajya kumva ngo ntago njye sinzira, sinjya mbona umwanya wo kwicara, sinjya mbona umwanya wo kuryama. Ndangije ntangira gukorera Imana muri ubwo buryo, ntangira gusenga Imana, mba muri ubwo buzima. Satani aza kurakara ateza umwana wanjye gushya. Nagiye gusenga, nagiye gusegera abantu, umwana w'umuhungu wa 7, abana batetse igikoma, umwana igikoma kikubitamo arashya. Ashya hano hose ubugabo bwose hose arashya, agapipike gasa nkaho gacitsemo kabiri. Baramamagara bati umwana yahiye. Imana yari yambwiye ngo ndakora igitangaza. Nkagira ngo buriya yitubwiye igitangaza ugira ngo ni ibindi bintu, nge numvaga ko ari igitangaza gikomeye. Baramamagara bati umwana yahiye, tibanguka. Buriya reka nkubwire, ntari nagera mu rugo sanga abaturage bahuruye, bamaze guhurura sanga kana karahagaze gutya, bomoye ikwikabutura yakayambaye, bomoyeho byomukana n'inyama. Buriya sinzi nikava kwishi wenda hari igihe karazo hari hose ni bikovukovu. Noneho ndangije ndareba, ndebye umwana, narebye umwana, ndebye ukuntu ameze, ndavuga n'ubu buzima ndabigenza gute? Ese uyu mwana arakira? Nta mituweli nagiraga. Ndavuga ati umwana ndamujyana he? Abari barazanye moto ngo bamujyane kwa muganga, ndavuga ni burya nta mituweli mfite. Barambwira ati none uyu mwana turamujyana he? Abaturage n'abantu nasengeye uwo mamagaye akambwira ati none jyana umwana muri prive, kuko n'umujyana kwa muganga barakubarije ijana. Mujyana ahantu bita ku Isugi hano haruguru. Nagendaga mutambitse, ntago namuryamishaga, mugejejeyo bamurebye. Baravuga bati uyu mwana uretse ko abaye umwana muto yarari bupfe. Ati yaba ari nk'umuntu mukuru wahiye gutya agapipe kagacika yarari bupfe. Ariko shimye, reka nkubwire, shimye Imana. Iyi Mana naho Bibiliya nivuga ngo
naho waca mu mazi ntabwo azagutembana, naho waca mu muriro ntabwo uzashya. Iyi Mana yarandengeye mu kigeragezo cy'umwana wanjye yahiye. Ubwo nari maze umwana wanjye amaze gushya, mugejeje kwa muganga banci 40,000 nta n'igiceri cy'ijana afite. Ariko Imana yo mwijuru ikora imirimo n'ibitangaza. Nkigerayo umuntu mamagaye nabimubwira akanyorezaho 10,000. Mamagaye se w'umwana w'abana arambwira ngo ngewe ngo nta kintu nagufasha, ngo nta na kimwe nagufasha. Ndavuga nti Imana isumba byose niwe nakoreye. Atangira kugucyurira ko wagiye utamubwiye wabajyanye. Uko nabajyanye. Imana irambwira ngo ndabwira nti Imana wambwiye yuko ari wowe uzakora nanjye ibyo butwari. Urambwira ngo ni wowe uzabana nanjye. Umbwira ko aba bana banjye uzabarera. Nanjye ndakwingenza. Hagararana nanjye muri iki kigeragezo. Imana iruruke musi ritamurura ndi kwa muganga ku kanya. Umuntu mamaga yakwereza 10,000, umamaga yakwerezaho 15, mvayo nishyuye bya 40,000. Ku isugi barambwira bati uyu mwana tuzamuvura akire. Buri munsi najyagayo nteze kuva mu rugo kugera ku isugi ari 500 no kugaruka 500, hakajyaho na 500 yaje yo kumuha bamaze gutonora ibisebe. Ngo buzima mbubamo ukwezi kose umwana byanga gukira ku isugi. Kankubwire gukorera umurimbye no arimbye avuga ngo gukorera Imana no kwiteganyiriza, ngo ejo hazaza Imana ikakurinda, wagera mu kaga Imana ikagutabara, bakamenya yuko wakoreye umugabo. Cyo gihe nibwo abantu bavuze bati bujya mama Kazungu yakoreye umugabo, nibwo bavuze bati bujya yakoreye umugabo, yakoreye Imana. Imana iritamurura mwana wanjye ndangije binyobeye amafaranga ashizemo ndaza ndamuryamisha gushyira. Kandi ubwo wumva nubwo nagendaga nabaga ndi ku murimo w'Imana, abantu baza mu rugo ti nubwo uri mu kigerageza ariko tubabarira udusengere. Ko Mana we ndagushimye ko ntigeze ncika intege. Ntago nigeze ncika intege muri uriya murimo w'Imana ndawukora, ndakomeza ndawukora. Imana irashyigikira. Umuntu nigeze sengera w'umuganga namusenge afite ikibazo avura hari Saint Therese witwa Theo. Araza amaze kuhagera we n'umugore we ku mugoroba baje kumusura banaje ngo dusenge. Umwana yari yaramaze guhinduka umuhondo neza amaraso yaramushizemo. Aho yararyamaga nuvuga ngo ibinuza byarashokaga bikagwa hasi kuko byari byaranyobeye kumuvuza. Nanjye naracecetse ndavuga ngo uyu mwana yapfa yakira, wa Mana we uzamunkwejeje isoni uzamabujya warambeshye. Ariko Imana y'ibifiti ukuntu izabigenza. Reka mbabwire ndagira ngo menyeshe abantu barimo kutwumva mu kigeragezo uhagazemo, mu ntambara uhagazemo, ibi bintu ntibiguce intege. Umenye ko Uwiteka Imana ari gufite urufunguzo rwa nyuma ku buzima bwawe. Naho byaba bikomeye bite, nta hantu byakomera Imana itagukura. Uyu muganga yarahageze bagiye gutaha, umugore waramubwira ati bujya tugiye tutarebye Mizero uko ameze. Mwana wanjye wari wayitwa Mizero. Ati tugiye tutamurebye baratwikurura, barebye basanga ku mashuka aryamyeho byarashongonotse, basanga agapipi karaboze karimo kunuka. Wararosa gukumva ikinuko kiragukubise, nta kintu namba mfite, nta mbuto, nta mwana bereye aho, nta bundi bushobozi. Kandi nta muntu kwirwa mbwira umuntu ngo bimeze gutya, ibyo bintu byarananiye. Hatuza nkavuga ngo Mana ukore ku bushake bwawe. Niba uri Imana nakore uzakore ku bushake bwawe. Ariko iyi Mana nayibonye aho hantu umwana wanjye yahiye. Imana iritamurura ikora imirimo n'ibitangaza, ihindura ibyanze guhinduka. Mu gihe nyirinzu bagendaga bankuramo, bandi bambwira bati vamo, abantijije inzu bakambwira bati vamo. Ariko Imana yo mwijuru kandengera. Imana irandengera. Uwo muganga mwitegereje, umugore waramubwira ati rero iki kizameni cyawe ejo nugera kwa muganga uzashaka ibinini bye umuvurize ku ikarita y'umwana wacu y'ubwishingizi. Noneho rero turebe ko ibisebe byakamuka, ibi bishyira birashongonoka bikavamo, tukareba ukuntu uwo mwana uko byagenda. Bageze kwa muganga hari Saint Therese, umuganga bivuze uwo muganga abibabwiye baramubwira ati ntibibaho, ntabwo twavura umuntu tutareba. Hamagara uwo muntu aze tumurebe, turebe uwo mwana tumenye ukuntu tumuvura. Kankubwire Imana yakuvugiye, abantu bakuretse, inshuti zakuvuyeho, imiryango ntayo ufite, abakomeye ntabwo ufite. Imana iritamurura abantu bose bakabona ko ari Imana. Aramamagara ati zana uwo mwana. Ndabwira nta mafaranga afite yo gutegera umwana. Arambwira ati bujya teka uzana umwana nahagera njyewe ndishyura. Mamagara moto iraziranjyana. Mpageze umwana baramwitegereza, bamujyana nyine kuri kaka ntuza bamushyiraho. Bamaze kumwitegereza
umwana baramureba. Umuganga umwe aravuga ati uyu mwana nimumwandikire tumwohereze Faisal. Aho magaze numva mu birenge byanjye amazi arashotse nta n'igiceri kijana ba Faisal. ubwoba Buranyicara bwana uyu mwana zamujyana Faisal gute? Nta mafaranga, nta buryo, nta n'ubushobozi. Ndi gukora kuri se isatire kada. Nakora ku miryango reka da. Reka nkubwire. Iyi Mana yishaka gukora. Imiryango yawe kugira ngo batazagira ngo bagize uruhare mu kugutabara. Ibigizayo. Bose nagira umuntu kuvukira kare urutega. Nagira n'umuntu atari uko mwangana. Ahubwo ari kugira ngo imenye Imana ikwereke gukora kwayo. Reka nkubwire nge nabonye Imana. Nabonye Imana. Barangije babaganga baravuga batereka tubanze tujye inama y'icyo dukora. Nukuvuga ngo chef boss wabo na wari uhari baravuga ati uyu muntu tugiye kumuvurira ku ikarita itariye. Ni nko kwiba. None tubigenze gute? Uwo mugabo umusore wari urimo arababwira ati reka da uyu mwana nimumwohereze Faisal nyina yaramurangaranye. Umuganga w'umurundi wari ubakuriye arababwira tumva ntago muzi ubukene. Uyu mubyeyi ntago yanze umwana we. Ahubwo no ubukene yabuze uburyo bwo kuvuza umwana we. Ahubwo reka tukwereke, reka uyu mwana tumuvure. Uyu mubyeyi umwana nakira azaba bireba, nanapfa azaba bireba. Atari barambwira batari uraguma mu bitaro. Ndagaye nta kintu bitwaye. Bampa igitanda mba kwa muganga kankubwire. Icyo gihe mbona Imana umwana batonoye ibisebe baravuga batagapipi burake wabonaga kagira gucya kenda kuva. Ariko baramuvura barakomeza baravuga ati tugiye guhonyahonyeka turebe ko byakwemera. Umuganga umwe arambwira ati ariko mama barabaganga batandatu. Umwe ava marambwira ati ariko ubundi mama usenga iyihe Mana? Ndavuga ninge senga Imana yo mwijuru. Ati Imana itumye twemera kuvura uyu mwana. Ati koko urasenga. Ndavuga ninge mfite Imana isumba byose. Imana nkorera ntabwo Imana yantererana. Ndangije ngeze mu bitaro. Banshyira mu bitaro ku gitanda. Wa muganga akajya abwira abandi baganga turana umukozi w'Imana. Ngeze mu bitaro ntabwo nicaye ahubwo natangiye gukora umurimo w'Imana. Bakajya baza ati dusengere, baganga ati ntabwo ducika. Nabonye inshuti z'abaganga bakange muri ibiryo byiza ndi kwa muganga. Haleluya we. Amen. Oh haleluya. Nabonye Imana. Nabonye Imana isumba byose. Navuye kwa muganga narabyibushye. Mwana wanjye bamuzanira imbuto bakamugaburira. Reka nkubwira ntago nakubwira ngo uwo muganga yatanze amafaranga ngahe. Icyambere tunuza two gupfuka inuzi bisebe yatuguraga 4,000 bya buri gitondo 4 bajya kumubarira. Urumva amafaranga bamuba arenga 220. Ntabwo ngewe ntabwo igeze ambwira ngo natanzaye. Amazemo icyumweru tubana agapipi gatangiye koroha. Ndambwira ni rwose reka nkubwire Theo nta kintu takoze ubwo katangiye koroha reka tumucyure. Noneho rero ndebe ukuntu nabigenza bikomeza kubara aya mafaranga. Arambwira ati reka kagapipi kabanze korohe. Karoroha tubanatangiye gukira. Ndatahanza mu rugo nasubiye gupfukisha kabiri ntangira kubera akapipi kari kakize ntangira noneho ibisebe by'ahandi hano bari mu binure. Ntabwo hapfa gukira ibinure byakomeze kwanga gukira ariko bigeze aho ndakomeza mpoma y'imiti umwana arakira. Imana ikiniza umwana icyo Imana ntabara gucyo. Iyi saha Imana yo mwijuru ntago nzi kuntu yabigenje. Umugambi w'Imana ni muremure cyane. Iyi saha ndi gukora umurimo w'Imana. Nsengera abantu b'ubwoko bwose ntitaye ku idini. Abantu bose babamagara mbese uturere twose turwanda baba bari kumamagara bati dusengere. Icyo ngundira Imana nuko inkoresha iby'ubutwari yaba ari umuntu urwaye izi ndwara zananiranye kwa muganga iyo bazigejeje wanjye barakira. Nta muntu utahadakize uko byagenda kose Imana yo mwijuru ikora ubutwari bwayo atari ngewe ubikoze. Nkigera Rwamagana hongereye Rwamagana. Iyi nzu ndimo ni ya 9. Ni ya 9 nabaye mu nzu z'ubuntu 2. Imwe nayimazemo imyaka 2 ndi nyimaramo amezi 6. Bagenda bambwira bati igihe kirageze vamo. Abandi kuba mu nzu nk'ubu ngubu iyi nzu mbamo n'umutera nkunga wambwiye ati reka nkodeshereze tuyishyura 5,000. Andi muri ubu buzima rero
ariko kuko Bibiliya ivuze ngo iki, iravuze ngo kuko umwami Imana azantabara, icyo nicyo gituma ntamwara, nicyo gituma nkomera, narangiza mu maso yanjye hagakomera nk'urutare. Niyo mpamvu nanjye nkomeje kwiringira Imana, niyo mpamvu nanjye nkomeje gukorera uyu mugabo wo mu ijuru, kuko nzi neza ko azantabara. Imana yarambwiye ngo nzakubakira iburasirazuba, nzahagushyirira inzu kugira ngo abanyamahanga babone ko ndi Imana yagukoresheje. Urakoze cyane, Imana iguhe umugisha. Ubuhamya bwawe bwatuma umuntu arira ariko nshimye Imana igikora ibyo abantu batabasha gukora. Hanyuma nimba hari ijambo riri ku mutima wawe nifuje ko twarikomereza hariya mu nzu. Watubwiye ko hajya habera n'icyumba cyo gusenga, tukaba ariho dusoreza uyu mwanya. Yesu nashimwe. Nanone inshuti z'umusaraba, nk'uko mubireba tugeze muri ya nzu aho wa mubyeyi akorera umurimo w'Imana. Yatubwiye ko afite n'icyumba cy'amasengesho, murabona hari n'umukeka. Aha niho bateraniye, niho bajya bagirira ibihe byiza. Ibi bishobora kukubera isomo, bishobora kukubera ubuhamya. Hari igihe umuntu avuga ngo simfite umwenda wo kwambara, ugasanga icyo kikubereye ikintu kikubuje kujya guterana. Abantu benshi bijya bibabaho. Imana ikakubwira iti jya mu murimo wanjye, ugatangira kuzana impamvu. Ahangaha murabona iyi nzu abayemo umubyeyi, kandi ni inzu y'inkodeshanyo, nta nubwo ari niye. Ariko uko biri kose arashima Imana kandi ahagaze neza ku murimo wayo. Hano bajya bahagirira ibihe byiza. Niba twemerera umunsi umwe tuzaterana nabo, reka tumuhe ikaze, hanyuma atubwire ikintu Imana imushyize ku mutima, atubwire message Imana imushyize ku mutima. Karibu cyane. Mbere yawe Mana niho mbonera amahoro, ibyari imisozi ubindura amataba, nkagubwa neza nkaguhimbaza Mukiza. Imbere yawe Mana niho mbonera amahoro, imbere yawe Mana niho mbonera amahoro, ibyari imisozi ubindura amataba, nkagubwa neza nkaguhimbaza Mukiza. Imbere yawe Mana niho mbonera, ayiwe, imbere yawe Yesu niho mbonera amahoro, ibyari imisozi ubindura amataba, nkagubwa neza nkaguhimbaza Mukiza. Imbere yawe Mana niho mbonera amahoro. Haleluya, amen. Muririmbyi we yari yuzuye umwuka, ahari yararebye intambara bafite, areba ibigerageza afite, areba urugamba ahagazemo, arangije yuzura umwuka wera, aravuga ngo imbere yawe ahangaha niho mbonera amahoro. Aravuga ngo ibyari imisozi ubihindura amataba, narangiza nkagubwa neza nkaguhimbaza. Mpamvu ni iyihe? Uyu muntu yumvaga ari mu kigeragezo kimugoye, uyu muntu yumvaga ari mu ntambara zimugoye, uyu muntu yumvaga hari bimuruhije, ariko ageze imbere y'Imana yumva abonye amahoro. Arangije aravuga ngo imbere yawe niho mbonera amahoro, byari imisozi ubihindura amataba, nkagubwa neza nkaguhimbaza Mukiza. Reka mbabwire abateze amatwi bumva, iyi Mana yacu irahambaye. Imana yacu nta kintu idakora, Imana yacu ntayitagukura ntayitagushyira. Njyewe nicyo gituma nkunda gusenga Imana ku manywa na nijoro. Mbambwira Imana ngo Mana unyambike imbaraga muri uyu murimo wawe. Umuhanuzi umwe yigeze kuza, umupasiteri umwe yigeze kuza ku rusengero, aratubwira ngo nta muhanuzi uhanura atariye. Twebwe duhanura tutariye, tumaze n'iminsi 3 tutarya, atari uko twabibuze, atari uko bihari, ahubwo ari uko twabibuze. Ariko ibi bintu tukabikora. Impamvu ni iyihe? Yo wahamagawe n'Imana, ukaba warahamagawe n'Imana isumba byose, ibi bintu urabikora uko byagenda kose. Maze iminsi mbwira abantu ngo wagira ngo ibi bintu babiturasaze mu maraso. Impamvu ni iyihe? Yo ntabikoze mera nk'umurwayi, yo ntabikoze mbura amahoro. Maze iminsi mbwira abantu ngo abantu 3 niyo imihamagaro ni 3. Imihamagaro ni 3. Hari umuhamagaro wo guhamagarwa n'amafaranga. Iyo wahamagawe n'Imana, wagera imbere y'Imana ukabura amafaranga, nukuvuga ngo ibi bintu bivamo.
ntabwo wongera kubikora kubera ko amafaranga ariyo yaguhamagaye ukaba uyabuze. Ibi bintu bivamo. Ikindi cya kabiri, burya undi muhamagaro wa kabiri yo wahamagawe n'abantu, ukurikiye abantu runaka aribo bakujyanye, nabwo abo bantu iyo baguye bakagira ikintu gituma bagwa ubivamo kubera ko nta bantu nyene baguhamagaye. Ariko yo wahamagawe n'Imana. Haleluya. Yo wahamagawe n'Imana, uko byagenda kose ntambara ziraza ukabikora, uraburara ukabikora, wambara ubusa ukabikora, abantu barakuvuga ukabikora. Baratuvuga cyane abantu benshi bajya bavuga ngo aratanguye umurimo ngo yugiyemo ngo ari ukunezerwa. Yo batari bakuvuga ngo bakuvuga ukuri nuko utari, ntabwo uba wari wakora umurimo w'Imana. Ikindi kandi iyo uri umukozi w'Imana ugatangira kuvuga ngo nibamvuga nzabivamo, ntabwo uba uri umukozi w'Imana, ntabwo uba warahamagawe n'Imana, ahubwo yo wahamagawe n'Imana. Ibi bintu bihagararamo. Imana yo mu ijuru idushyigikire, kandi Imana yo mu ijuru ibambika imbaraga abantu bari kumva iri jambo babihagararemo neza. Naho inkoko yabika, naho itabika, amaherezo buzacya. Nubwo ubona igicuku kibaye ukaba ubona bwije, ariko humura, ndagira ngo nkubwire ngo humura. Mu kigeragezo uhagazemo humure. Rata waba warabuze urubyaro, ariko humura. Bibiliya ivuze ngo iki? Iravuze ngo Uwiteka niwe utuma batwita kandi ni nawe utuma babyara. Kubera ko Uwiteka ari utuma batwita, nubwo wabuze urubyaro ariko azatuma utwita. Humura uzabyara. Humura rero, komera. Ntambara zitabaye yose wavuga iki? Reka twumve amagambo y'Imana aboneka mu gitabo cya Yeremiya ibice 33. Igitabo cya Yeremiya 33. Aya magambo agufashe, agukomeze, nanjye nkomeze. Aya magambo aramfasha cyane. Bibiliya iravuga ngo, amagambo aboneka mu gitabo cya Yeremiya ibice 33, titira iravuga ngo amahoro azagaruka ubwo ishami rya Dawidi rizombora. Amahoro, nubwo ubona nta mahoro ufite, nubwo ubona ari intambara, nubwo ubona ubuze uko ubigenza, ariko ndagira ngo nkubwire ngo amahoro azagaruka ubwo ishami rya Dawidi rizombora. Uburwayi nubwo bumeze gutyo bukaba bwarakwigizeho karande, ukaba warivuje bikanga, ukaba uri mu bitaro bikomeye ariko bikaba byaranze, humura. Amahoro azagaruka ubwo ishami rya Dawidi rizombora. Umurongo wa mbere aravuga ngo ijambo ry'Uwiteka ryaje kuri Yeremiya bwa kabiri agikingiraniwe mu gikari cy'inzu y'imbohe, riti uku niko Uwiteka avuga, ari we ugira icyo akora, ari we ukirema akagikomeza. Uwiteka niryo zina rye. Aravuga ngo ntabaza, ndagutabara, mwereke ibikomeye biruhije utabasha kumenya. Aleluya. Ayo ni amagambo y'Imana. Jambo ravango Yeremiya we yaragikingiraniwe mu gikari cy'inzu y'imbohe. Urumva nta buryo yari afite, ariko ijambo rimusangayo. Jambo ry'Imana, ijwi ry'Imana rimusangayo, riramubwira ati ni njyewe, nta wundi wakurengera, nta wundi wagukura mu Ingereza, nta wundi wagukiza uburwayi, nta wagukiza amahembe, nta waguha urubyaro, nta wagukiza intambara urimo, urugamba rwose uri kurwana, nta muntu warugukiza. Aravuga ngo ni njyewe Uwiteka. Aleluya. Ninjye nyine Uwiteka. Ninjye ugira icyo nkora, ninjye wagikora. Ntabwo ari abapfumu bagikora, ntabwo ari amahembe yagikora, ntabwo ari abakonikoni bagikora, nta nubwo ari n'ababyeyi, oya, ntabwo ari abafite amafaranga bagikora, ahubwo aravuga ngo ni njyewe Uwiteka, ni njyewe ugira icyo nkora. Namara kugikora nkakirema, namara kukirema nkagikomeza. Arangije aravuga ngo noneho rero ntabaza. Haleluya. Ntabaza. Ntabaza ndagutabara, mwereke ibikomeye biruhishe utamenya. Aho uri mu kigeragezo urimo, unyemerere ibi bintu byumve. Ahantu uhagaze unyemerere ubyumve. Rata nushaka warivuje byaranze, ariko unyemerere ubyumve. Nashaka amahembe wawe guteza uko bwije nuko bukeye, ariko ubyumve. Aravuga ngo ni njyewe Uwiteka, ni ugira ikintu akora. Ibyo bintu ubona byakunaniye, inyatsi barayiguteje ndabizi, ariko unyemerere ubihagararemo
subiramo neza, Uwiteka niwe ugira icyakora, yamara kugikora akakirema, yamara kukirema akagikomeza. Arakubwiye ngo aya masaha aho uri ku bitanda uryamyeho, warabuze urubyaro, rata amafaranga byanze, ubona inzira zose zaranze, ndiwe umuntu uragira icyakora. Aravuga ngo noneho ntabaza uyu mwanya, tabaza Uwiteka. Muri izi ntambara urimo tabaza Uwiteka, narangiza aragutabara, akwereka ibintu bikomeye biruhije utabasha kumenya, kubera ko wamwiringiye. Nyemerera uce bugufi mu mutima wawe. Rate ijambo riravuga ngo abicisha bugufi azabashyira hejuru, ngo ariko abishyira hejuru azabacisha bugufi. Wiyambura icyubahiro cyawe, ndabizi. Ntumbwire ngo urakomeye, ntumbwire ngo ufite amafaranga, ariko ufite ikigeragezo cyakunaniye cyanze kukuvaho. Njya nkunda kubwira abantu, nkabwira ngo nta gahinda k'agasirimu kabaho, nta gahinda na kamwe k'agasirimu. Upfa kuba ufite agahinda, upfa kuba ufite ikintu cyakugoye cyakubujije amahoro. Unyemerere mu byubahiro byawe aka kanya wiyambura icyubahiro, utabaza Uwiteka. Numara kumutabaza aragutabara, akwereka ibintu bikomeye biruhije utabasha kumenya. Rero uyu mwanya tugiye gusenga Imana, tugiye gusenga Imana. Unyemerera aho urutabaza Imana. Ijambo ravuze ngo noneho ntabaza, nindangira ndagutabara, mwereke ibintu bikomeye utabasha kumenya. Nyemerera aho uri, uburwayi urwaye ufateho, ikigeragezo ufite ugishyira imbere y'Imana. Twasomye ijambo ry'Imana rifite titire rivuga ngo amahoro azagaruka ubwo ishami rya Dawidi rizumbura. Ahari waba warabuze amahoro, mu rugo rwawe wabuze amahoro, mu baturanyi wabuze amahoro, mu nzira ugenda wabuze amahoro, igihugu cyawe gishobora kuba cyarabuze amahoro, ariko Bibiliya ivuze ngo iki? Iravuze ngo amahoro azagaruka ubwo ishami rya Dawidi rizumbura. Unyemerere wumve ko nubwo wabuze amahoro muri iki gihugu, ukaba ubona nta mahoro ufite, uri umuyobozi ukaba ubona nta mahoro ufite, uri umuturage ukaba ubona nta mahoro ufite, uri umunyarwanda ukaba ubona nta mahoro ufite, ndagira ngo nkubwire ngo Bibiliya iravuze ngo humura, ubwo ishami rya Dawidi rizumbura, amahoro azagaruka, amahoro azagaruka ubwo ishami rya Dawidi rizumbura. Nubwo wabe mu byago, nubwo yaba intambara, ariko humura, amahoro azagaruka ubwo ishami rya Dawidi rizumbura. Ibi bintu bihagararemo neza, amahoro agiye kugaruka. Ibi bintu bihagararemo neza, nubwo bimeze gutyo, mu rugo rwawe byanze, amahoro azagaruka. Mu gihugu cyawe byanze, amahoro azagaruka. Mu baturanyi byanze, amahoro azagaruka. Humura, amahoro azagaruka. Reka dusenga Imana yo mu ijuru, kugira ngo Imana yo mu ijuru unyemerere aho uri wabuze amahoro, unyemerere. Uri umunyarwanda ukaba wabuze amahoro, unyemerere uce bugufi. Ufite intambara mu rugo, unyemerere uce bugufi. Humura, amahoro azagaruka. Mana data wa twese, Mana ifite ubutware, Mana ifite ubushobozi, Uwiteka Nyiringabo Imana, turi imbere yawe abagaragu bawe, twumvishe ijambo ryawe rizima. Jambo ryawe ni inkota icyaye, jambo ryawe n'ubuhanuzi butavangiye, jambo ryawe riratubwiye ngo amahoro azagaruka bw'ishami rya Dawidi rizumbura. Nyemerera Kristo w'i Nazareti, dusenga Imana, girire neza abantu bawe. Hari ababuze amahoro, abanyarwanda babuze amahoro, buri wese mu ngo zabo babuze amahoro, hari ababuze umutekano, hari ababuze uko babigenza. Mu izina rya Yesu Kristo, hari ababuze amahoro mu nzira bagenda, ariko nyemerera uyu mwanya amahoro azagaruka bw'ishami rya Dawidi rizumbura. Nyemerera ubagirire neza, gira ukuntu bigenza, gera mu bitaro Mana, girire neza abarwayi Mana data, ubagirire neza. Uvuze ko amahoro azagaruka, reka nabo biteho, reka ubabere dogiteri, reka ubabere muganga, wongera kubagezaho amahoro, kuko uvuze ngo amahoro azagaruka. Unyemerere wongera ugira icyo ukora Mana mu ngo z'abantu babuze amahoro, reka nabo baha amahoro. Tugisenga nyakubaha Imana, dusengera iki gihugu cyacu mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Nyemerera nacyo kigirire neza. Uravuze ngo amahoro azagaruka, reka iki gihugu giha amahoro. Mwamuhereye iburasirazuba kageze iburengerazuba, Mana nyemerera tanga amahoro mu gihugu cy'u Rwanda mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Mana turasenze ngo nugire neza buri munyarwanda wese aho ari, yaba ubabaye, yaba urushye, yaba unaniwe, reka nawe umugire neza. Dusengeye Perezida wa Repubulika w'iki gihugu,
Uwiteka Imana yacu bwite ni wowe wamwimitse, ni wowe wamushyize kuri iyi ntebe. Nyemerera umushyigikire, nyemerera umurwanirire, nyemerera umwambika imbaraga zawe. Uwiteka Imana yacu bwite uravuze ngo amahoro azagaruka, ngo amahoro azagaruka. Reka data wa twese ugira icyo ukora muri iki gihugu, reka ugire neza perezida wacu, mwambika imbaraga kandi ukomeze kumuha ubwenge, kuko uri Uwiteka Imana yacu bwite, nta yindi mana ihwanye nawe. Ni wowe wimika, ni wowe wimika, ni wowe wimika abami ukabicazanya n'ibikomangoma. Nyemerera kuko ari wowe wamwimitse, komeze kumugirira neza, komeze kumwambika imbaraga zawe, kugira ngo izina ryawe rihabwe icyubahiro. Ntaba ari twebwe nyakubaha Imana, ntaba ari twe, ntaba ari twebwe, ahubwo izina ryawe rihabwe icyubahiro. Ngo komeza kubana natwe no kudushyigikira. Buri mwe wese uri kutwumva, reka umugirire neza, Mwuka Wera mugereho. Mana Data uhindure ibyanze guhinduka ku buzima bwe. Hari ibintu byananiranye, reka buri mwe wese wumvishe iri jambo. Mana umwereke ko Data ari wowe ugira icyo ukora, wamara kugikora ukakirema, kandi amahoro akaba azagaruka. Reka amahoro agaruke ku buzima bwabo, kugira ngo ineza bikayangane kuri twe. Urakoze kubikoze, amen. Yesu aguhe umugisha. Urakoze cyane kubw'ijambo ry'Imana, kuba wemeye kuduha uyu mwanya ngo tuganire, utuganirize ku bwami bw'Imana. Hari abantu bakubonye ni ubwa mbere, amazina wayababwiye. Umuntu wakwifuza gusengana namwe, umuntu wakwifuza kuganira namwe ku ijambo ry'Imana, kumuhumuriza ibyo abantu baba bakeneye mu buzima bwa Gikristo ni byinshi cyane, ko nta muhanga muri uru rugendo. Yakubona gute? Aderesi yawe? Ndabaha nomero za telefone. Nomero yanjye ya telefone ni 078 350 019 12. Ndasubiramo, ni 078 350 019 12. Imana y'amahoro ikomeze kugirira neza kandi kwagure, isubiza aho ukuye mu izina rya Yesu. Murakoze, Imana ibahe umugisha. Zaburi ya mbere.